Coca-Cola ni ikinyobwa cyamamaye cyane ku isi. Cyahembwe bwa mbere mu 1886 na Dr. John Pemberton i Atlanta muri Georgia. Kikaba cyaratangiye ari umuti uvura indwara zisanzwe. Uruganda rwa Coca-Cola Company rukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye mu bihugu byinshi byo ku isi. Urugero nk'uruganda rwa Bralirwa mu Rwanda rwatangiye gukora ibinyobwa bya Coca-Cola mu 1974. Nubwo Coca-Cola ikunzwe cyane kuri iyi si n'abatari bake, ubushakashatsi butandukanye bugaragaza ko kunywa Coca-Cola bigira ingaruka mbi ku buzima bwa muntu. Muri iki kiganiro nizo tugiye kugarukaho. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Ingaruka ya mbere yo kunywa Coca-Cola nyinshi ni uko Coca-Cola yifitemo isukari nyinshi cyane, ikaba yongera ibyago by'indwara zinyuranye. Coca-Cola isanzwe izwi nka classic cyangwa se regular irimo isukari nyinshi cyane. Agacupa ka mililitiro 330 kaba gafite isukari ingana na grama 35. Ubushakashatsi bwinshi bwerekana ko Coca-Cola ishobora gutuma uyikoresha kenshi yongera ibiro ku rwego rudasanzwe. Isukari nyinshi ituma umubiri ubika ingufu zidasanzwe ku buryo bw'ibinure. Abantu banywa Coca-Cola, ibinyobwa bisembuye by'isukari buri munsi, baba bafite ibyago byinshi byo kugira umubyibuho ukabije. Ikindi ni uko yongera ibyago byo kurwara diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu banywa ibinyobwa byifitemo isukari nyinshi harimo na Coca-Cola bagira ibyago biri hejuru ya 26 kugeza kuri 67% yo kurwara indwara ya diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Ingaruka ya kabiri yo gukoresha Coca-Cola cyane ni uko Coca-Cola yifitemo ingano nyinshi ya kafeyine. Iyi kafeyine ikaba itera ibibazo by'umutima ndetse n'imitsi. Coca-Cola irimo kafeyine nubwo atari nyinshi nk'iri mu ikawa, ariko iyo uyinyweye kenshi igira ingaruka zitandukanye, nko gutera cyane k'umutima cyangwa se tachycardia, kongera umuvuduko w'amaraso hypertension, ubwoba n'umuhangayiko anxiety, kubura ibitotsi, kuribwa umutwe cyane ndetse n'ibindi. Abana n'ingimbi bari mu byago byinshi cyane kubera uburemere bw'umubiri n'imikorere y'ubwonko iba ikirimo gukura. Ingaruka ya gatatu yo gukoresha Coca-Cola cyane ni uko yangiza amenyo. Coca-Cola irimo isukari nyinshi, ikindi ikaba yifitemo acide zitandukanye zirimo phosphoric acid ndetse na carbonic acid. Ibi rero bitera kwangirika kw'amenyo bizwi nka dental caries, ndetse no kumeneka kw'amenyo tooth erosion, ndetse umuntu akaba yagira umunwa umeze nk'utoshye, uhora utoshye buri gihe. Ubushakashatsi bwerekana ko abana banywa soda kenshi baba bafite ibyago byo kwangirika kw'amenyo inshuro hagati ya 2 n'3 kurusha abatayinywa. Ingaruka ya kane ni ukwangiza amagufwa cyangwa se bone health problems. Coca-Cola irimo phosphoric acid nk'uko twari twabivuze, kandi ubushakashatsi bugaragaza ko ibinyobwa birimo iyi acide bishobora kugabanya imyunyungugu ya calcium mu magufwa, ndetse bikongera ibyago byo kurwara osteoporosis cyangwa se kwangirika kw'amagufwa ku bantu bakuze cyane, ndetse bikanadindiza uburyo amagufwa akura mu rubyiruko n'abakiri bato. Ubushakashatsi bwo muri Harvard bwasanze abakobwa banywa soda cyane bagira ibyago byinshi byo kuvunika kw'amagufwa kurusha abasore. Ingaruka ya gatanu ni icyitwa indigestion ndetse n'ikirunguriro, kugenda nabi kwigogora mu yandi magambo. Carbon dioxide ndetse na acide iri muri Coca-Cola bitera umuntu kuba yagira gutumba, igogora ntirikorwe neza, ndetse umuntu akaba yaribwa mu nda, ndetse akaba yagira n'icyitwa acid reflux cyangwa se kugaruka kwa acide igaruka mu muhogo ivuye mu gifu. Ingaruka ya gatandatu ni uko bigira ingaruka mbi ku mpyiko. Kunywa Coca-Cola kenshi bishobora kongera ibyago bya kidney stones cyangwa se amabuye mu mpyiko, ndetse bikaba byatera kubangamira imikorere y'impyiko kubera phosphoric acid iba muri Coca-Cola. Ibi rero bikaba byongera ibyago byo kurwara impyiko bizwi nka chronic kidney disease. Ingaruka ya karindwi yo gukoresha Coca-Cola cyane ni uko bitera ububata. Kafeyine ndetse n'isukari biba muri Coca-Cola bituma umusemburo wa dopamine, umusemburo w'ibyishimo, uvubwa ku kigero kiri hejuru cyane. Iyi miterere niyo ituma umuntu aha Coca-Cola agaciro kenshi cyane, akaba yifuza kuyikoresha cyane. Ibi rero bikaba bituma umuntu wabaswe na Coca-Cola aba yumva yayinywa buri mwanya. Ashobora kujya mu miyoboro yo kunywa soda buri munsi, ndetse ku rugero ruri hejuru cyane.
kunywa Coca-Cola rimwe na rimwe ntabwo ari ikibazo. Ubushakashatsi bwerekana ko kunywa Coca-Cola rimwe mu gihe gito ntacyo bitwaye, ariko kuyinywa buri munsi bitera ingaruka zitandukanye twagarutseho hejuru. Inama z'abantu babaswe na Coca-Cola zabafasha kuyigabanya ni uko bagerageza kujya banywa amazi menshi kurusha ibindi, kwirinda Coca-Cola buri munsi, gukoresha amajuice atandukanye, icyayi kidafite isukari cyangwa se soda irimo isukari nkeya, ndetse wanayinywa ukayinywa wayivanzemo amazi bikagabanya acidity nubwo bitakuraho isukari birimo. Ngibyo byo wamenya ku ngaruka zitandukanye zo gukoresha Coca-Cola cyane twagarutse muri kino kiganiro. Niwagikunze ntugende udakoze subscribe kandi like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.